Shalom shalom bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa nanone mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana kubw'iki gitondo cyiza Uwiteka yongeye kutugira neza, akaduha umunsi mwiza, umunsi w'amasezerano ku buzima bwacu. Imana ibagire neza. Muhawe ikaze muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanje Arsene Ndikumana. Morning prayer dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, dusengera ibyifuzo bitandukanye, kandi ndizera ko abo dukomeje kubana muri gufatanya natwe dusengera abantu bafise ibyifuzo by'urubyaro. Iki cyumweru Uwiteka dusize ku mutima kugira ngo dusengere abo bantu bafise ikibazo cy'ubugumba cyo kutabyara. Turizera rero ko Imana izoha umugisha umuntu wese azifatikanye natwe gusangiza iri sengesho kugira ngo rigere kuri abo bantu bose bafise icyo cyifuzo. Mubasangize rino sengesho kandi Uwiteka abakorera igitangaza, abahe urubyaro. Twagiye dusoma ibyanditswe byinshi kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi wa gatandatu, bitwereka ko hari abantu batandukanye bagiye bafite ikibazo cy'ubugumba no kutabyara, ariko gusenga no gutakambira Imana Uwiteka bagirira neza, babona urubyaro. Inshuti yanjye uri kuranyumva, reka wizere ko nawe Imana ishobora kuguha umwana, ishobora kuguha abana barenze umwe, kubera ko Imana iyo twayisenze tukayinginga ibasha kubikora. Haleluya. Sinzi niba wizere rero muri kino gitondo nawe turaza kongera dusengera abo bene data, dusengera abamama, abakobwa bashatse, abadamu bashatse ariko batarabona urubyaro. Ndizera ko Imana ishobora kubaha urubyaro. Yesu ashimwe cyane. Isomye no mu gitabo cya Luka igice cya mbere ku murongo wa 6, baratubwira inkuru z'umugabo Zakariya hamwe n'umudamu we. Bibiliya atubwira ku murongo wa 7 ngo ariko ngo ntibagira umwana kuko Elizabeth yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Zakariya na Elizabeth bari ingumba, Elizabeth ntiyabyara kandi bari bageze mu zabukuru, nta mwana bafite. Wibuke Zakariya yari umutambyi, yari umuherezi, yabaga mu rusengero, ariko nawe yari afite ikibazo cyo kutagira umwana, ariko akomeza kuba mu murimo w'Imana, akomeza gusenga, akomeza gukora igikorwa cy'ubutambyi, ashima Imana kandi ahimbaza Imana. Ariko muri byose ndabizi ko nawe yumvaga akeneye umwana, ariko Imana ntigeze imutererana. Nshuti yanjye, ntukareke gusenga, ntukareke gukora umurimo w'Imana. Birashoboka kumaza igihe kinini uri gusaba Imana iguha urubyaro ariko ukaba utararubona. Komeza usenge, komeza wizere, ntuhagarike gusenga, ntuhagarike umurimo w'Imana. Komeza, igihe cyawe kigomba gushika kandi kigasora, Imana ikaguha umwana nk'abandi bose mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 11 biratubwira ngo maze umumarayika w'Umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro boserezwaho imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima, aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntacyo utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wa Elizabeth azokubyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Haleluya. Marayika yaraje aramanuka arasanga Zakariya hari, aramubwira ngo ibyo wasabye byose ngo byumviswe n'Uwiteka. Nanjye ndifuza kukubwira muri kino gitondo, umaze igihe kinini uri gusaba Uwiteka kugira ngo aguhe umwana, aguhe urubyaro. Ibyo wasabye ku Uwiteka Imana yarabyumvise. Imana yumvise gusenga kwawe, amarira yawe warize, agahinda wagize, Imana yarabyumvise. Muri iki gitondo ngiye gusenga mbwira Imana ngo Mana, ohereza marayika wawe atanga ihumure, atanga igisubizo ku buzima bwawe. Haleluya. Witege gutwita, witege kubyara abahungu n'abakobwa, kuko Uwiteka agambiriye kukugira neza, agambiriye kugutabara. Ese urabyizeye muri kano kanya? Reka ngusabe ufate ikiganza cyawe ukirambike ku nda yawe. Niba uri ingumba cyangwa se umuntu ari ingumba uhagaraye mu cyimbo cye, ngiye gusengana nawe. Ushira ikiganza cyawe ku nda kugira ngo dusengane muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndasenga muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera mwene data ariko aranyumva muri kano kanya akeneye urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Inda ye yari yarafunzwe igihe kinini, muri uyu mwanya ndatura imbaraga zifungura inda ye muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Umukorera igitangaza mwami, nyuma y'iminsi mike
atwite mwami, kandi amezi 9 nashira azabyara umwana w'umuhungu mu izina rya Yesu Kristo, cyangwa se umwana w'umukobwa bitewe n'uwakeneye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amena. Akira igitangaza cawe, akira umwana mu izina rya Yesu Kristo. Amarira warayize Uwiteka yaguhoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugire umunsi mwiza bwoko bw'Imana, Imana ibagire neza kandi mugire weekend nziza. Tuzosubira muri morning prayer kuwa mbere. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.